igice cya mbere umurongo wayo wa nyuma wa 80, igice cya mbere umurongo wayo wa 80. Bibiliya iravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Subiremo igice cya mbere umurongo wa 80, ubutumwa bwiza bw'Abisirayeli. Iravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Kugwiza imbaraga z'umutima, Bibiliya iratubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Uwo mwanditsi aravuga ngo mbese uwo mutima ninde muntu abasha kongera kandi aravuga ngo ni Imana yonyine ifite ubwo bushobozi no kubasha kureba umutima. Burya umutima w'umuntu ungana n'igipfunsi cye, ibitekerezo tugira bikangana n'uko igipfunsi cyacu kingana, ibyo twifuza byose bikangana n'amarangamutima aba mu mutima wacu. Ubuzima bw'umukristo bukaba bugizwe n'umutima ushaka Imana. Imibereho yacu ya buri munsi ikaba igizwe n'uko amarangamutima yacu yuzuye umutima. Ndasubiramo. Ubuzima bw'umukristo, uwo mwanditsi yaravuze ngo ibitekerezo byacu bingana n'amarangamutima y'uko umutima wacu ungana, ndetse ibyifuzo byo mu mitima yacu birangana n'ibitekerezo dushira mu mitima. Icyerekezo cy'umukristo kingana n'ubuzima umukristo atuyemo ufite umutima ushaka Imana. Iyo tugeze mu gihe cyo gushaka Imana, umuntu ntagizwe n'uko angana inyuma kuri yawuzi, agizwe n'uko angana n'umutima we. Burya ntagaragara uko umuntu angana, ahubwo umuntu agaragara ibyo atekereza, kandi ibyo gutekereza nibyo bisesekara ku munwa bikabasha kugaragaraza kuba ari we. Uramutse icecetse ntuvuge, dushobora gutekereza ko ufite ibitekerezo cyangwa se ufite ubwenge bwinshi, ariko kandi uramutse watuye uvuze wamenye uri. Bibiliya iratubwiye ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima ngo ajyanwa mu butayu kugeza ubwo yerekewe Abisirayeli, basanga afite imbaraga z'umutima zizahindutse. Ubutayu abantu benshi bacamo biri mu gutuma imitima yabo ishengagurika, imitima ishiraho, abantu bakaba bagenda nta mitima bakigira, bakaba basa n'abagenda, tukabona abantu bagenda, tukabona abandi bavuga, tukabona abandi bakora, tukabona abandi bitwa amazina, abandi bakitwa ababyeyi, abandi bakitwa abagabo, abandi bakitwa abagore, ariko nyamara batakigira umutima. Ugasanga umuntu aragenda ariko yarapfuye, ariko Yesu agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza yerekewe Abisirayeli akiri ubuzima. Ubuzima bwe butarahinduka, imibereho itarahinduka, intambara z'inyota mu butayu zitarageze zimusubiza inyuma ngo abantu babone kuko yishwe n'inyota agahinduka umutima. Ariko abantu benshi bari kugera mu butayu bagasa n'abantu bahuye isari, nk'abantu batigeze bagira umutima uva ku Mana. Ariko ubuzima bw'umukristo n'ubwo bashara mu butayu bukomeye. Dawidi yanditse ate? Aravuga ngo naho twanyura mu gikombe cy'igicucu tuzategeka ibishose kugikomana. Aravuga ngo naho twanyura mu gikombe, nubwo twaca mu gikombe cyitwa Baka, ngo abakiranutsi bazagera kugihinduramo amasoko ngo ndetse n'imigezi. Hari ibintu bitangaza bikomeye cyane ku bantu bamaze kumenya Yesu Kristo, aho ushobora kubabona
bagasa n'abantu batigeze bamenya Yesu Kristo. Mbese twakwiriye kuziki ko hari abandi baciye mu butayu bw'utugo turimo, abandi bakaba baraciye mu butayu bw'utugo tugezemo, abandi bakaba bari mu bibazo biruta ibyo turimo uyu munsi, ariko bagakomeza imbaraga z'umutima mu buzima bwabo. Mbese tuzire kuziki umunsi tuzagera imbere yawe. Muri mu gutekereza ko ba Daniyeli bosa, ba Daniyeli boseruka bagasohoka nko muri kino gitaramo, ninde muntu uwo muhore? Daniyeli wajanywe iminyago. Hari ukuba impunzi, hakaba no kujanywa iminyago, biratandukanye. Iyo uhunze, iyo uvuye wari uri ugahunga intambara, aho ngaho witwa impunzi. Ariko intambara y'ibaye ugafatwa mpiri, ukajyanwa mpiri uri mateka, icyo gihe ntuba ufite uburenganzira, ntuba uri umuntu ubasha kwitekereza. Daniyeli na bagenzi be babajanye ari mateka, babajyana ari imbata ngo bagere iyo bageraga. Bageze iyo ngiyo bari bajanywe, babasha gukomeza guhagarara no kurinda imbaraga z'umutima. Agezeyo babashingirira mu bigirwamana, babacisha imbere y'ibigirwamana, bigishwa indimi z'amahanga n'imico y'amahanga, ariko baravuga ngo ibi ngibi twebweho aho tugeze hari Imana twamenye. Uwo Yesu namenye igihe cyose, Imana twamenye, Imana twasogongeye, Imana twabonye idahinduka. Mbese twoyirwanya n'iyi, twoyishushanya n'iyi, twokwiyandarika muri ibi, twokwinjira muri ibi ngibi. Bibiliya iratubwira ngo kugeza aho bazanye ibyo kurya, babona ko babicishije ahantu baterekera, ariko nyamara bo baravuga ngo ya haizuru kama ninakuta shida nyingi katika safari, nikifanya kama nataka wewe, nipasa kutengeneza bora, nikifanya kama nataka wewe, nipasa kutengeneza bora. Haizuru kama nikikuta shida nyingi katika safari, kwani Yesu ni nahodha wetu, atatufikisha bandarini. Barishara baravuga ati nzaterekerewe, nzaciye imbere y'ibiterekerwa. Aravuga ngo Imana twamenye, n'Imana twabonye, n'Imana twasogongeye, no kurinda umutima wacu tibikwiriye ko twiyandarika muri kino gihe, kuko Imana twabonye tingana n'ibyo dutekereza kubona kuvuga. Nunanirwa mu rugendo izibase
iminsi 10 turebe ukuntu twashobora kwihanganira mu izina kugira ngo umutima wacu utabasha kubaguza ejo tukazabura igitondo cy'ubugingo. Reka twihangane muri bino bibabaye, reka mutugerageze gusa ariko mukagira Imana. Muri mukubona ukuntu abantu batakigira disipurine imbere, muri mukubona ukuntu abantu bari kwiyamirika mu kuri, muri mukubona ukuntu bari kwiyamirika muri bino gihe, muri mukubona ukuntu abantu batakigira abantu batakigira abantu batakigira imfura, abantu batakigira inyangamugayo. Ayiwe bakureba abandi bakureba abandi bagabo, bakureba Daniyeli wo kwinjirana mbariza mugenzi wawe Daniyeli wo kwinjirana mugasanga muri mukubona abantu ukuntu bari kwiyandika, muri mukubona ukuntu abantu bari kwiyandika, muri mukubona ukuntu abantu babaye, muri mukubona abantu ukuntu batafite imbaraga z'umutima, muri mukubona ukuntu abantu bafite ibiro byinshi no kuri yawusingi ariko bakaba bameze nk'uko barwaye ubusinzi. Daniyeli ngo bamugaragaze, Bibiliya iratubwira ngo iminsi icyo kugira ngo bamusanga arakeye, ngo bamwitegereje banamugenzuye ngo basanga bari abantu barenga abangaba, ugasanga umuntu gitonze umurongo tujya kurya, umuntu akarura inyama 18 inyuma ye hari abantu kandi n'abazikora ariko umuntu akarura inyama 18. Aho niho tugeze. Imiti kurinda imbaraga z'umutima, wongera ibigezweho, wongera ibyataye isoko, ubundi usanga abantu bose umutima ariko bene data bagize imbaraga z'umutima. Kavuga abantu bagize imbaraga zabo z'umutima, twinjire mu mwanya wo gusenga Haleluya. Iyo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 25 sangamo inkuru z'umugabo witwa Joseph. Bene se baramwanga bamugurisha kwa Potifari, ageze kwa Potifari umugore wiwe aramwifuza, aramanuka agera mu nzu ya gereza, ageze muri gereza. Reka nkubwire, nubona uri mu gihe utekereza ko ahari urimo kugenda umanuka ku bantu, nicyo gihe uzaba urimo kuzamuka ku Mana. Nubona ko uragenda umanuka ku bantu ukika hasi, nicyo gihe uzaba urimo uzamuka ku Mana. Yageze kwa Potifari aravuga ngo ndamanutse. Kuri bene se yaramanutse agera kwa Potifari, aramanuka agera muri gereza, aravuga ati noneho ibyanje hari ibimenyetso bigaragaza ko gushira kwanje no gupfa kwanje neza biragaragara. Sizo gushakisha kamuri, sizo ni ibintu bigaragara. Ariko aravuga ati oya Imana iramubwira ngo humura. Iyo umuntu ashize kuba abatangiye urugendo rwo kubaho ku Mana, iyi imbaraga zari zigushize, iyi imbaraga zari zikuzengurutse, iyi imbaraga zari zigufashe zishize igihe cy'abantu, nicyo gihe imbaraga z'Imana zitangira kubaho mu buzima bwacu ku muntu warinze imbaraga z'umutima we. Gasubira mu ndirimbo. Iyo umuntu ashize mu bantu, ibikuzengurutse n'ibigufashe byose birangiye. Nguko inka zishize, abantu bagahunga batakimuyo, abantu bakaba impunzi mu mahanga, abantu batagifite agaciro. Nicyo gihe Imana izigaragara, nicyo gihe Imana izayerekana ku bantu batuzi imbaraga z'umutima, bakabasha kugaragara bahagaze batunganye, bahagarara ku munzani bagasagura cyangwa se. Bibiliya iratubwira ngo Yosefu ageze muri gereza arasindagiza, uwavuze hari icyo wabwiye ndi mu cyumba senga,
kubikora bazabikora mbere ntabwo ujya ubesha icya kabiri ugira imbabazi icya gatatu ijambo wivugiye ariko rekurikirana imyaka irindwi icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo umusore wamusiga ijambo yivugiye ubwayo ijambo yivugiye ubwayo ijambo yivugiye ubwayo ritavuzwe na muntu ijambo yivugiye ubwayo ijambo yivugiye ubwayo iravuga ngo se yewe Yosefu niki kiguteye gucika intege bene data barananze kwa Potifari barananze dore none mugezeho bamushiramo birarangiye Imana iramubwira ngo ya haracariho ibyiringiro reka nkubwire ngo haracariho ibyiringiro nubwo igiti cyane cyakomera kandi nubwo igiti cyane nubwo ibi byose birangiye haracariho ibyiringiro ku bantu barinze imbaraga z'umutima ku bantu barinze imbaraga z'umutima ibikorwa byacu ibikorwa byo kutubaho kama rafiki wa kosa Yesu rafiki atabakia daima abasha gutegereza arinda imbaraga z'umutima we aravuga ngo ma njyewe utariyandavuje kandi byari bishoboka kandi byari bikwiriye ahari nk'uko abantu muri kino gihe bari mu gutekereza ko ahari babonye okaziyo yo kubasha kubona uburyo buzamura reka kuri nta muntu wo kuzamura nta muntu ufite imbaraga zo kuzamura nta muntu utakije kuzamura ibi byose twishushanya ibi byose twiyongereka ibyo kuzamura umugisha wo kuzamura ni ukwihangana ikintu cyo kubasha kuzamura n'ikintu cyo kubasha gushigikira muri bino bintu bikomeye ni ukurinda imbaraga z'umutima agira ibintu bitatu icya mbere agira igiti kabiri ntawamuvogera gatatu agenda niba nicyo gituma uri mu gusanga abantu barihagaze ngo ahari ngo barebe ko mushobora kugera ntabwo muzageraho ariko mwamenye ukuntu abantu basuzuma mwamenye ukuntu abatararinze imbaraga z'umutima wabo ukuntu basuzuma oya ntimuzumvise umuzumva abatararinze imbaraga z'umutima ukuntu biri hanze bwira mugenzi wawe ukuntu bazanavuga ukuntu bazavuga abantu batarinze bari hanze cyangwa se hanze ni ukuvuga ngo umuntu barinze imbaraga z'umutima agira agaciro muri iryo rinda aravuga ngo habe umwana muto uzima ntabwo azanira ubwoba
ijisho ryanje urusha rwa Dawidi urimo ijisho ryanje urusha rwa Dawidi urimo ijisho ryanje urusha rwa Dawidi sizakureka sizakuvaho ahubwo nakurema n'umugambi. ukuvuga ngo iyo umaze kumenya kwivugisha Yesu wenyine niwe wabivuye. Aravuga ngo umuntu warinze imbaraga z'umutima we, ikintu cya mbere Imana izimukore, izimumubikira, izimutwikira, ntawamukoraho, ntawamuvogera. Ninde wosati, ninde wokwiye gukora mu mbone y'ijisho ry'Imana? Yomukora, yomubonera. Kabiri yaravuze ngo uwarinze izo mbaraga z'umutima muraba ngo nzemera ngange ingabo zipfe ku bwabo, ariko ubu ngubu akiri nakwemera ingabo zigapfa. Abasirikare kikubaga umwami yavuze ko kuzatanga byose zigapfa ku gacu wewe uri mbone ijisho ryanje urusha rwa Dawidi wewe uri mbone ijisho ryanje urusha rwa Dawidi. umunsi umwe umwami arota zose zirasobanukira. Hari umuyuda mbwira mbeza ngo hari umuyuda muri ibi bibazo byacu turi uwarinze imbaraga z'umutima we, hari umuyuda muri izi ntambara zikomeye, muri ibi bibazo bidafite igisubizo, reka kubwire ko hari umuyuda. Zagenze gute? Hari umuyuda uwasobanuza izo zasohoye. Bibiliya tubwira ngo baramuzana umwami Farawo, turavuga ngo numvise nakuvuga atukuza umugezi.